Guys, nonje kuguriza ikazi kuri The Truth Inside. Mbere na mbere ndakwifuriza amahoro n'imigisha woherereye muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Europe ndetse no muri Asia no muri Africa hose no muri East Africa yose. Byacitse rero umuriro watse hirya no hino dore kabisa, dore ko ikintu cya mbere nimashaka kukubwira ati mbabare uhita ukora subscribe now unerere na comment hasi ndetse unatere na like unakore shares ku nshuti zawe. Nicyo kintu cya mbere mbone no gushimira abakoze subscribe kuko nibo ba mbere Twitter bahita babona imwe muri showbiz Twitter tubagezaho mu gitondo cyangwa se umwanya nko guhumbya. Nonye rero kukubwira ati rero urakaza neza kabisa kuri The Truth Inside. Nkubwira ati niyo showbiz ya mbere irimo iravugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Umusore wanyu na wundi ugiye kwikugezaho muri kano kanya no wundi nk'ibisanzwe Bahati Chris kuri The Truth Inside. Yes, ibintu rero bimeze gutya rero guys, ibintu bimeze gutya, ibintu birimo biravugwa n'abantu benshi cyane, abantu bakeneye kugira ngo bamenye ukuri cyangwa se babone amakuru cyangwa se babone some videos nkuko babishaka. Mbere na mbere ndashaka kukubwira ati rero ino video ikijya hanze barakubwira ati show is ready. Who is ready to 2023? Ninde uri tayari muri 2023 kugira ngo tumuhereze show. Iyi ni inkuru rero yakomeze gucicikana hirya no hino ivugwa ku musore muzi cyane bita Moses ni umusore kabisa wagiye uvugwa amagambo ariko abantu bakajya bashidikanya nibavuga ati Bibiliya bintu ntabwo yabikora cyangwa se ibyo bintu ntabwo byabaho. Ariko muri kano kanya icyo nshaka kwita nkubwira naguhishurira nuko nkuko mbikubwira kuri The Truth Inside rero ndakubwira ati inkuru nkuko twabikubwiye turajya twayicukumbura twete twikugezaho umwanya nko guhumbya ukahita wimenyera ukuri aho kuri cyangwa ukuri aho kurimo kuraturuka. Uyu musore rero, uyu musore ni umusore watangiye kabisa video agaragaza mu mugongo hiwe nyuma kamera igenda imanuka ariko ndusiwe inyuma ino wafotaga aya mashusho. Urebye neza muri screen umuntu wakanze ibuto kugira ngo show iti starting iti tangira arabona ajya kugaragara nk'ubi kandi namwe musanzwe muzi kuko we yamaze kwibohora, we yamaze kwita avuga ati njyewe I'm ready to do this everything I want. Nagikona nta kibazo nta muntu indyi wabo murabiza amagambo yagiye avuga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga aho agenda avugana nundi atukana nundi mu type bitaga jihad. Ubu ngubu barizwa mu Rwanda ariko nkuko mubize abarizwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Hagati yaho ngaho rero agenda avuga ati nzagenda mbaho kuri, nzagenda nanabereka n'abandi bagenda bakomeza babyihishamo batashaka kugaragaza icyo bari cyo cyangwa se icyo bakora cyangwa umwuga wabo ngo babe proud y'ibyo baba ari byo. Hagati yaho ngaho tugarutse si ibyo ngibyo nangiye kwita nkwinjizamo muri ako kanya ndashaka kwita ngohereza ukuri nyako, ukuri mamo. Uyu musore rero bita Moses ubwo yagaragaga mu mashusho kabisa arimo kugenda yerekana imigongo kamera igenda imanuka ubona yuko ikirori cyatangiye kabisa. Byatangiye rero arimo ari inyonga kabisa ubona amabuno yashize hejuru amabuno yashize hejuru. Ni ibintu by'urukozasoni kabisa. Umuntu w'umusore kabisa kwita umuntu w'umusore kwita agaragara muri ayo mashusho ubona yuko he's enjoying y'ibyo arimo ko he's proud y'ibyo arimo arakora muri ako kanya arimo aranyonga. Nyuma yaho haza kugaragara arimo kuryamana n'umwe, byatangiye bigaragaza bimeze nk'aho arimo kuryamana n'umukobwa ariko ubwo kamera yagendaga izamuka igenda hejuru haje kwita habonekamo isura y'abagabo baba nawe nko byumva babazungu baza kugaragaramo ndetse hari n'umwe wari uhagaze kuko baraba abantu babiri nawe wa gatatu abandi babazungu barimo barasomana. Ubwo basomanaga rero nawe ubona yuko ari igikorwa arimo yabaye bize nacyo ubona yuko kabisa ya chenjoinze yumva ari proud yacu cyane marakora. Nyuma yaho rero video ubwo yagendaga isa nkaho irimo kugenda irangira ijya ku musozo nibwo yaje kwerekana nawe kabisa barimo baramukorera nk'ibyo nawe yarimo gukorera abandi. Urabyumva ni ibintu n'amagambo y'urukozasoni. Urumva yuko nawe yaje kuryama bamukora nk'uko wakumva yuko ari umukobwa muri umeze nkaho urimo kuryama nawe wana guys
byari ibintu by'urukozasoni kabisa, byari ibintu by'urukozasoni. Ikintu na cyambere nakumva kubwira ati mureke tube abantu bagira bafite ubwenge, bafite knowledge. Urabona yuko nawe ni ibintu biba bitangaje guys, ni ibintu biba bitangaje. Umusore w'umubogari kabisa, umusore ubona yuko ari umusore usobanutse, ufite utashobora kuba wakeka icyo kintu, ukaza kumubona amashusho yasohotse ajya hanze agaragaza ibyo yararimo. Rero icyo nakubwira rero, izi video kugira ngo uhite uzisanga kabisa, uhite uzibona ni video ndaza kukubwira ngo wowe niba ukeneye video yose uburyo irambuye, nyandikira ubutumwa hasi kabisa, unerere comment ndetse na like, ubundi maze ngushirire inkuru yawe hasi kabisa, nyiko uramburira hasi nkwereke amwe mu mashusho, dore ko YouTube iri muri channel za mbere zitajya zemera ko hari amashusho y'urukozasoni ajya ku rubuga rwa YouTube nk'uko musanzwe mubizi. Rero wowe ukeneye video ndagusaba kugira ngo unyandikire hasi cyangwa unsigire ubutumwa hasi kabisa, mite nkushirira ubutumwa wana nk'uko ubukeneye hasi kuri comment, ndetse unakore na shares. Ndakubwiza ukuri ko icyo ukeneye uraza kugisanga no kuri The Truth Inside. Niyo mpamvu nakubwira ati rero keep in touch, unakore subscribe ndetse n'ubutumwa hasi, kuko turacyari kumwe nawe. Na wundi ni wa musore wanyu ari we Bahati Chris kuri The Truth Inside.